Hari hashize iminsi mike yumva uburibwe ariko atazi icyo arwaye. Ntibyari bikomeye cyane kuko yajyaga muri farumasi yari yegereye aho yakoraga bakamuha imiti akumva ari ikigabanutse, ejo byakongera agasubirayo, bikomeza bityo kugera ubwo yarambiwe akajya ku kigo nderabuzima. Baramusuzumye babura indwara mu bipimo bati taha uzagaruka tuguhindurira imiti mu gihe izaba itagize ikigeraho. Nabo babonaga ameze neza cyane ko yabaga yijyanye. Barakomeje bati nibyanga tuzaguha taransiferi ujye ku bitaro bikuru. Yaratashye kuko ari hakiri kare kandi atari kubabara cyane, yigira mu kazi akora intebe ya mbere yumva ari ntarebi, akora iya kabiri, agiye gusena ameza yongera kumva uburibwe ahagana mu mbavu. Yumvaga mu rukenyerero ruramumereye nabi n'umugongo uri kumurya cyane wagira ngo wavunitse. Boss we yaramubwiye ati Chris, twasinyanye amasezerano none utangiye kurwaragurika nyuma y'amezi 3 gusa, kandi uko ukomeza gutinda kwivuza biriseriye niko indwara nayo irushaho gukomera. Reka nkugire inama, ngiye kukubariza muganga w'inshuti yanjye niba yagusuzuma. Arikorera, afite ibitaro byigenga. Wowe icyo urakora ni ukujyayo akagucisha mu cyuma akareba aho urwaye akaguha imiti ugakira vuba, kuko bikomeje bitya akazi kanjye kapfa. Chris ati boss, ibyo uvuga ndabishyigikiye, nanjye nifuza gukora akazi neza kuko niko kankuye mu gihugu cy'iwacu nkazinaha. Nasize umugore wanjye twite ari hafi kubyara, nkeneye amafaranga kuruta uko ubitekereza, rero ugira vuba uwo mushuti wawe amvure. Mu gitondo yamujyanyeyo bapimye basanga nta ndwara arwaye. Bamucishije mu cyuma, uwo muganga ati simbona icyo arwaye, wasanga ari umunaniro, genda uryame iminsi 2 ubanze uruhuke uzagaruke twongere turebe. Iminsi 2 yarashize asubiyeho bamubwira ko nta ndwara babonye nanone. Bamuhaye utunini two kugabanya uburibwe, gusa iminsi 2 yakurikiyeho twaramufashije yumva atangiye gukira. Yumvaga biri koroha ariko nanone akumva agomba kumenya icyo arwaye. Boss we yamusubijeyo, noneho umuganga aramubwira ati Chris, ndagucishije mu cyuma ariko uyu munsi ndagusikana. Sikaneri nitagira ikigaragaza ujye muri leta. Byarakozwe, muganga mu gahinda kenshi abanza kumubwira ati humura ntabwo bihangayikishije cyane, amahirwe ugize nuko bitararenga igaruriro. Iyo umuntu abyitayeho agakurikiza amabwiriza ya muganga ashobora gukira. Ikindi, kuba wahabwa impyiko ni ibintu byoroshye. Impyiko yawe irarwaye ishobora guhindurwa cyangwa igakurwamo ugasigarana imwe kuko yo ni nzima. Hari abantu benshi nzi bafite imwe kandi babayeho neza. Icyo cyaramurenze aramubaza ati muga ubwo urakomeje kuko ndwaye impyiko? Muganga ati tuza Chris, niko bimeze ariko twiteguye kukuvura. Gusa icyaba cyiza nuko wajya kwivuriza mu gihugu cy'iwanyu hafi y'umuryango wawe, ku buryo hagize n'ibyo usabwa wajya ugira ababigukorera mu buryo bworoshye. Yagize ikiniga amarira atemba ku matama ye, abwira muganga na boss we ati mama arashaje ntiyabasha kundwaza, umugore wanjye nawe aratwite, birashoboka ko yabyara muri iki cyumweru, rero sinzi uko ndabigenza. Numvaga ngiye kwivuza nkajya kumusura ameze neza, none ngiye kumureba ndwaye njyanywe no kwivuza. Gusa nta kundi, ni nta mwene wacu wundi mafite. Boss mbigirene. Sebuja ati wihangayika, umaze igihe kinini dukorana, amafaranga natinze kuguhemba ndayaguha, nguhe n'agatike wambuka ujya hafi y'umuryango wawe. Ubwo dufitanye amasezerano ntuhangayike, igihe uzagarukira tuzakomezanya, ndakeka bitagoye. Impyiko si yo kukwica, ubwo ari imwe bayikuramo ubuzima bugakomeza. Ahubwo taha wivuze hakiri kare uzabona uko ugaruka akazi katarambana kenshi. Chris bamubwiye ko arwaye impyiko abura amahoro, hari hashize amezi 3 yimukiye mu kindi gihugu. Yari asanzwe mugenzi we babanaga mu gihugu cye kavukire akaza kwimukirayo mbere. Ubusanzwe bakoranaga mu kazi k'ububaji. Boss we witwaga Gilbert abona akazi mu mahanga. Yagezeyo kubera ubumenyi yari afite mu gukora ibintu byo mu biti, yaba intebe, ameza n'inzugi, ibitanda n'ibindi. Abantu baho baramutinya. Yatangiye kujya abikora, amaze kumenyekana atangira kwikorera ashinga ibarizo rye. Yimukiye kureho gato ngabo bakoranaga batazamugirira ishyari bakaba bamugirira nabi. Aho yimukiye muri icyo gihugu yahise afatisha agira abakiriya benshi. Nibwo yibutse Chris akamubwira ati ngwino muri iki gihugu dutangire gukorana, nzajya nguhemba menshi, gusa nzajya nguha yo kurya njye nkwishyurira rimwe nyuma y'amezi 3. Humura tuzajya tugabana kandi nugera hano uzabona impamvu yabyo. Chris yarabyemeye kuko Gilbert yamubwiraga ko bazaba basa n'abashoyi. Nyuma y'amezi 3 bari kujya bagabana amafaranga yavuye mu bikorwa byabo byose, ubwo kandi imbere yaho akaba yari kuba afite ibyo kurya anohereza umugore amafaranga make. Impamvu nuko bagombaga kubanza kurangura ibiti byinshi byo kubazamo imbaho. Ubwo rero mu mezi 3 nibwo babaga babonye inyungu yavuye mu byo bashoye yose hamwe. Akigera muri icyo gihugu imipaka yarafunzwe. Ibihugu byombi byari bifite ibyo bitumvikanaho muri ibyo bihe, biba ngombwa ko imipaka ifungwa. Gusohoka mu gihugu ujya mu kindi byasabaga ko umuntu anyura hatanyurwa. Hari ahantu ku mupaka hari ikiyaga nicyo banyuragamo rwihishwa bakambuka ijoro ryose bakinjira mu kindi gihugu. Chris wari usanzwemo uburwayi bw'impyiko yagombaga kwambuka umupaka anyuze mu mazi y'icyo kiyaga. Sebuja yamugejeje aho yabaga, bavuye muri bya bitaro byigenga bapakira bimwe mu bintu bye babishyira mu gikapa kimwe, no kuvuga imyenda, hanyuma baricara babara amafaranga agomba kumuha.
Gilbert ati harabura iminsi 10 ngo amezi 3 arangire, twakora imibare neza, ntibyambuza kuyaguha yose ngo ndenzeho n'ay'agateke. Yayamuhaye mu gakapa ati uze kuyishyirira kuri konti, urabizi nanjye bayanyishyura mu ntoki. Chris yayazingiye mu gakapa akanaga mu gikapa kinini arenzaho imyenda. Ku mugoroba berekeje ku kiyaga basanga umusare watwaraga abantu nijoro mu kato ke gato rwihishwa atigeze ahagera. Nta kindi bakoze, Gilbert yagiye kuzana abasore babiri arababwira ati umwe natwara uyu mugabo amwambutse kuko we ntazi koga, hanyuma undi atwara igikapu kirimo imyenda. Chris ati uratwara imyenda se ubwo ntaraza ayikoza mu mazi? Gilbert ati afite uburyo ayitwara ntikoremo, humura igikapa nta mazi arakinjiramo, ni kimwe nuko bagiye kukwambutsa, ntabwo uratoha cyane. Yaremeye bamutwara ku ijerekani mbere yo kujya mu mazi ngo umusore umwe mutware, dore ko uburibwe bw'impyiko bwari bwagabanutse kuko kwa muganga bari banamubwiye ko bidakabije cyane. Yabanje gukuramo imyenda yose yari yambaye asigarana agakabutura gato akurikiza amabwiriza y'ugiye kumwambutsa, hanyuma baragenda. Uwari ugiye kumutwaza igikapu nawe yari yamaze kujya mu mazi, gusa yari yakandagiyemo ahagana ku nkengero, ntiyari yatangiye koga. Chris yagiye azi ko nawe amukurikiye. Yumvaga amafaranga afite umutekano, umusore atakeka ko arimo atabona uko ayakuramo cyangwa ngo uyu bwayatohe. Amasaha 3 yashize boga bagera hakurya mu kindi gihugu. Chris yari yambaye kagakabutura hejuru atambaye n'inkweto yazaye wa musore wundi. Haburaga amasaha 2 bugacya, gusa bari bageze iyo mbere babanza gutegereza uwazanye imyenda. Chris ati kari gutinda se, undi ati hangane buriya agiye kuhagera. Bamutegereje isaha atarahagera, Chris ari gutitira cyane kubera imbeho yatangiye no kubabara mu nda n'umutwe. Uwo musore yabonye mugenzi we akomeje gutinda aramubwira ati ndindira gato ndaje reka njye kumureba. Yagumye ategereje burinda bucya bataragaruka. Yabashaga kureba mu mazi kure akabona nta muntu uri guturukayo. Yakomeje gutegereza buri muntu. Abasore banze kugaruka atangira gutekereza ko barohamye. Yatekereje ku mafaranga arimo, atekereza kuri telefoni ye, ku myenda ye no ku bindi bintu yarasize mu gikapu. Yumva umutima umusimbutse. Yihagazeho yongera gutekereza utunota duke. Ntiyari kubona ubwato bumusubizayo ngo ajye kureba uko byagenze kuko bitari byemeye ko abantu batwara ubwato muri icyo kiyaga berekeza muri icyo gihugu. Nubwo yashoboraga kwambutsa abantu, bwabaga ari ubw'umuntu wahaze amagara ye agamije guhangana na leta. Leta yari imaze iminsi ikeka ko hari abantu bambuka banyuze muri ayo mazi, rero yari iri mu mukwabo wo gufata abambuka bahanyuze. Chris yabonye ko abasore bamukinnye atangira kwibaza uko aragera iwe mu rugo. Yibazaga ukuntu aragera umugore we mu maso nta kintu ajyanye kandi yenda kubyara, akibaza nanone ukuntu azivuza impyiko kandi amafaranga yose yasize inyuma. Ntiyari afite n'uburyo yahamagara kuko telefoni nayo yari yasigaranywe na wa musore. Kubw'amahirwe akazuba gatangiye kuva, yabonye hakurya haturutse abasore 3. Umwe muri bo yakomeje kuza mugeraho ati amakuru yawe, ugiye kwambuka se ngo twambukane ko wambaye nk'uwiteguye? Erega leta yarahemutse, yafunze imipaka none bisaba ko umuntu yoga kandi bamwe tuba tubishaka tutanabizi, ahubwo niba bishoboye mbwira unyambutse. Chris ati umva rero uko bimeze, maze amasaha menshi ngeze hano, nategereje uwanyambukirije igikapa ndaheba, uwanyambukije nawe asubirayo ngo agiye kumureba ntiyagaruka. None rero ntizaga telefoni mpamagara umugore mubwire uko bimeze amena agatike. Uwo musore ati bivuze ko wambutse? Chris ati ko mbivuze se n'ubyumvise? Uwo musore ati none hakiri uhamagare turaganira usoje. Yumvaga nta kibazo kirimo byagiye kubwira umugore we ku buryo cyamugiraho ingaruka. Yaramubwiye ati sheri nyoherereza amafaranga ufite yose ntege mva hano hantu ibindi ndabikubwira, yohereze kuri iyi nimero. Umugore ati nta mafaranga mfite, ahubwo nanaguze imyenda mike y'umwana, nari nzi ko wenda gutaha ukaza tukagura ibisigaye. Byakugendekeye bitese? Sinumva wageze mu gihugu iyi simukadi si yinaha. Umugabo ati shaka uwo yaguza unyoherereze nka 15 ibindi turabivugaho mpageze. Mu gihe yaragitegereje ko umugore wabona amafaranga, yabaye aganiriza uwo musore wari umutije telefoni. Uwo musore yamubwiraga ko agiye kwambuka akajya muri icyo gihugu akambutsa utuntu. Chris we yamubwiraga ko yambutse ariko ntamubwire byinshi. Mu kanya gato amafaranga avuye ku mugore we yaramugezeho. Yumvaga agiye kugura agapantaro n'agashati cyangwa agapira agataha iwe yambaye nibura. Haburaga iminsi 13 ngo itariki ya nyuma na nyuma umugore azabyara higere, ariko nanone abaganga bari baramubwiye ko ishobora kujya munsi, ikaba ariyo mpamvu Chris we yayibariraga mu cyumweru kimwe. Wa musore ati nitwa Jado, wambwira uko bimeze, haba ari icyo ngufasha nkakigufasha. Chris atukundeba uko ntambaye nta handi niteze gukora imyenda, keretse umpaye umupira wambaye kuko urabibona ko ari nkaho nambaye ubusa, hanyuma ukanyereka aho najya kubikuza ayo mafaranga. Waba umfashije cyane kuko ubushize nanyuze ku mupaka, rero ubwo nagarutse nshingana n'ubuyobozi hano n'ubwa mbere mageze. Jade ati humura. Yahamagaye bagenzi be kuri telefoni kuko bari basigaye hirya kure, ati nimuze. Yakuyemo umupira arawumuha, undi arebye hejuru abona yambaye iniforume y'abapolisi. Chris yashatse kubyibazaho, Jade ati naguha n'ipantaro. Yayikuyemo asigarana indi pantaro y'abapolisi, iniforume yari yuzuye. Chris adedemanga ati uri umupolisi? Jade atambara vuba, bagenzi banjye baraje. Ugize amahirwe ngutiza imyenda, ibindi urabimenyera kuri sitasiyo.
Mu gihe bari bamaze bashakisha umuntu hirahira kwambuka anyuze mu mazi, bari bafashe umwe gusa ariwe Chris. Bamubwiye icyo bamujyaniye kumufunga, arabatakambira ati mfite umugore utwite, ikindi banyambuye ndwaye n'impyiko, niyo yatumye ntango nze nivurize inaha. Nta handi nari kunyura rero, nanze kugwa ishyanga kandi namwe murabyumva rwose. Bati ibyo turabyitaho, turaza kugupima turebe ko urwaye impyiko koko, natwe dufite ibitaro niho urahera. Nidusanga watubeshye ibihano biriyongera, umuntu wakoze amakosa akambuka afungwa iminsi itarenze 15 agacibwa n'amande. Ntuhangayike, iby'umugore byo nta kundi, uzasanga yarabyaye. Chris ati basi se mwambabare nkamuhamagara. Bamuhaye telefoni ahamagara umugore we ati umva ni Chris, noneho rero ubu baramfunze kuko nambutse nyuze ahantu hatemewe, ikindi banyambuye amafaranga yose ndetse ndwaye n'impyiko, nari nambutse ngo nivurize hafi y'umuryango. Bambwiye ko ishobora gukurwamo cyangwa igasimbuzwa, ngo ariko ntabwo bikaze, mbese sinzi uko nabikubwira. Rero umugore we yumvise bimuvanze kuko udufaranga twose yaragujije yaratumwoherereje ngo amugeraho baganire. Yagize sereri akupa telefone ahita agwa hasi. Mu mutwe byari byivanze cyane. Amahirwe yagize yari hafi y'umuhanda, abantu baratabaye bamugeza ku ivuriro, abaganga babona nta kundi umwana yamaze gupfa. Habuze gato ngo na nyina mukurikire, gusa bakora ibishoboka baramuramira. Nyuma y'iminsi mike yakangutse baramubaze, baramukuyemo umwana wapfuye. Chris nawe yabanje kujyanwa kwa muganga, basanga nta mpyiko arwaye. Icyakora yari afite umunaniro mwinshi, arwaye malaria y'igikatu n'utundi turwara twa hato na hato nk'ibicurane. Yabwiye abaganga ko yapimwe, bamunyujije mu byuma byinshi bakanamunyuza muri scanner, bagasanga arwaye impyiko. Abaganga bati niba ukomeje gutsimbarara, iyo scanner turayikunyuzamo. Basanze nta mpyiko yigeze arwara, zose zimeze neza. Yanze kubyemera, bamusubiza muri gereza, bamuha imiti yo kumuvura malaria gusa. Ntiyarazi ibyabaye ku mugore we. Mbere yo gutaha hashize iminsi 15 kubera gusobanura ibibazo yahuye nabyo, baramubabariye ntibamuca amande. Gusa babitangaje mu makuru ko wafashwe yaravuye mu kindi gihugu aje muri icyo, kugira ngo batange umuburo ku bandi banyuraga muri icyo kiyaga, byavugaga ko abenshi barohamamo. Mbere yo kumurekura, Jade yaramubwiye ati nkurikije ibyo wambwiye, boss wawe Gilbert abyihishe inyuma. Yakujyanye ku muganga w'inshuti ye, aba ari we umusaba kuza kugusangamo impyiko. Hari abantu babikora, wajya nko mu ivuriro ryigenga bakakubeshya indwara ikaze kugira ngo ubishyire menshi. Simbihagazeho, gusa waragambaniwe. Itahire, icyakora wumve ko nta mpyiko urwaye. Malaria yo nawe wabihamye ko yakize. Chris ati ubu se niba baravuganye n'abatwambukije ngo watwaye igikapu atambuka cyangwa yararuhamye? Jade ati byose birashoboka, ashobora kuba yararuhamye cyangwa se wari umupango. Chris ati noneho mpaye amafaranga bohereje kuri iyo nimero yawe, unaniza amayinite mbaze madamu niba yarabyaye. Umugore we yarakiri mu bitaro, uwari umurwaje niwe witabye telefone. Ati Chris, umugore wawe ari mu bitaro. Yamubwiye ibyamubayeho, agahinda karamwuzura nubwo ari umugabo ararira. Yumvise simwikaragiyeho kwakira ko umugore we yaguye hasi bakamukuramo umwana wapfuye biranga. Byaranze burundu, apfukama hasi aririra kuri telefoni. Umurwaza w'umugore akomeza kumusobanurira ati wagize amahirwe, ahubwo abantu bamenye amakuru y'ibyamubayeho bamugirira impuhwe, ntiyari no kubona yo kwishyura ibitaro. Bamukuyemo umwana w'umuhungu nubwo yapfuye, ariko ushima Imana kuko yararokotse. Chris yasaga n'uteye imisumari mu mutima. Jade yaramuhagurukije amusaba gukomera, asaba uruhushya kugira ngo amugezewe. Imyenda yari yambaye n'ubundi yari yo yamuhaye icyagihe. Yamwinjije mu modoka aramutwara amujyana ku bitaro. Basanze umugore witwaga Rosine ari gutora agatege, agerageza guhobera Chris wari wuzuye ikiniga, asuhuza na Jado. Jado yabonye uko bimeze, amwemerera kumufasha uko ashoboye. Yabanje kumwishyurira amadeni yari arimo, abwira Chris ati ndagiye usigare amahoro, ngiye kuguha agatelefoni kanjye gato ujye umpamagara tuganire. Ubwo uzi gukora ibintu byose wambwiye, nzakurangira akazi ko mwibarizo. Chris yishimyemo, amusezera ati wakoze polisi. Jade ati ujye umvuga mu izina, mba umupolisi nambaye iniforume. Wenda nabwo ndiwe kuko nta kwihanganira abanyamakosa, ariko si ngombwa ko bimera ikindi cyubahiro nari no mu kazi. Nyuma y'icyumweru kimwe Chris ahageze, umugore we baramusezereye. Kugera mu rugo bagasanga imyenda y'umwana wabo wari wapfuye habura iminsi itageze mu cyumweru ngo avuke, byarabashegeshe. Umugabo yihanganishije umugore we nubwo nawe yarakeneye guhumurizwa bisumbyeho, abona kumubarira inkuru yose, yirengagije ko ibyo yamubwiye ari byo byamuvanze akagwa hasi. Umugore nawe yarumiwe ati Chris, sinzi niba ibyo bintu ari akagambane gusa, ndumva barashakaga ko utaha nta kintu ufite kandi koko byarabaye. Ahubwo iyo ugumayo bari kukubeshya ngo bari kukuvura impyiko, iyabo nzima bakayitwara bakayigurishamo amafaranga menshi. Rosine yasetsemo ati uzi ko bari kukwiba impyiko? Chris nawe yaramwenyuye ati nseka sha, bari kuyikuramo bambwira ngo irarwaye bakananca amafaranga yo kumvura ku buryo yose nari kuyabasigira. Ariko rero Gilbert sinarinzi ko yamemukira bene aka kageni, akampemukira turi mu banyamahanga. Rosine ati nta kundi, yatumye n'umwana wacu abigenderamo. Jado nawe ntiyabatengushye, yabohereje amafaranga yo kubatunga mu gihe bari bakiri mu gahinda batarasubira mu mirimo. Yifuzaga kuva mu gipolisi kuko yumvaga atakishimiye ako kazi. Byahuriranaga nuko yari afite imvune agenda acumbagira. Uko kwezi kwari ukwa nyuma. Imperekeza bamuhaye yasabye Chris kumufasha, akamugira inama bakayitangizamo ibarizo.
Chris yabisamiye hejuru. Jade ati njye nzashoramo ayanjye, nzajya nguhemba ku kwezi, ibindi tuzabipanga nyuma. Chris ati ibyo nta kibazo, ahubwo ubu ni ugutangira gushaka aho tuzajya dukura ibiti, ukagura imashini tuzajya twifashisha mu kubisatura n'utundi tuntu twibanze. Uzagenda ubundi ibikenewe ubigure, gusa wumve ko bisaba igishoro. Ikindi ukwiriye kumenya ko tuzakenera abandi bakozi, nyuma y'ibyo ugateganya nuko uzajya ubona amasoko. Jade ati siyo mpamvu nshaka ko dukorana se. Chris ati ubundi se uretse kuba ufite amafaranga hari ikindi ushoboye muri ibi? Jade ati ntacyo, ariko uzanyigisha. Nawe ati sinzi ko uzabona impemba ku kwezi. Nawe ati sinzi ko uzabona impemba ku kwezi rero. Jade yaramusetse cyane ati n'ubushomeri ufite bwose ngo sinzabone yo kuguhemba. Aramusubiza ati kuba ndi umushomeri ntibivuze ko wampa make, kuko ushobora kumfatirana nkakwihorera kuko nta kandi kazi ndabona ariko nakabona nkagenda. Jade ati humura ntabwo tuzananiranwa, ahubwo itegure neza dutangire. Bakomeje kungurana ibitekerezo birangira bemeranyije gukorana mu buryo butari kugira uwo bubangamira. Ibyo Chris yari gukenera ngo yite ku muryango we ni ukuvuga umugore we Rosine, nta na kimwe Jade atari kumuha. Rosine rero ahungabanye cyane nubwo yageragezaga kwikomeza. Yabwiye Chris ati sinzi impamvu nishimiye ko ukorana n'uriya mugabo ushaka gusezera mu gipolisi. Nakubuye amaze gusezererwa, nawe azakugenza nka Gilbert, ubu se ntazakwambura. Chris ati abantu bose ntibaba bateye kimwe, wasanga wenda azambera inyangamugayo cyangwa se ahubwo akankorera ibirenze ibyo Gilbert yankoreye. Gusa ntibyatuma udakorana n'abantu, icyo nzakora ni ukugira amakenga. Umugore ati kiza nuko mwakorana wamara kubona igishoro ugatangira kwikorera. Undi nawe ati nta kibazo tuzagerageza uko dushoboye, nanjye nibyo nifuza. Ubu ntacyo kuvuga mfite, mu gihe nayo kugura umunyu mba nayahawe na Jado. Jado nawe yari afite umuryango, yari inyangamugayo, akongera ko yari afite izina ryiza muri rubanda bitewe n'uko yakoraga akazi ke neza nk'uko abisabwaga, nta muntu n'umwe abangamiye. Yifuzaga gutera imbere kuko yaravuye mu kazi yari asanzwemo agiye mu kandi, gusa akifuza no kubona Chris atera imbere kuko yishyiraga mu mwanya we akumva amugiriye impuhwe. Ku rundi ruhande muri cya gihugu kindi, Gilbert yari mu byishimo bidasanzwe. We na muganga na basore babiri bahuriye mu kabari banywa inzoga mu mafaranga bambuye Chris. Muganga yari yumiwe abaza Gilbert ati buriya bwenge burya urabugira, watekereje uturiya mugambi? Gilbert ati uriya mugabo nari kumwishyura amafaranga menshi, akigera hano amafaranga yarisikiranyaga nkagira ubwoba. Amezi 3 twemeranyije yagiye kurangira ngomba kumuha miliyoni. Ubundi urabizi ko ibyo dukora tuba duhanganye n'abandi. Iyo nyamuhemba yose ndamuzi nawe yari guhita ashinga ibarizo ku ruhande agatangira kwikorera. Uribaza ukuntu yari kuzamaraho abakiriya, uzi ko ibyo nzi byose ari we wabinyigishije. Uriya mugabo ni umuhanga. Nabitekerejeho rero nsanga ari nta bundi buryo nakoresha butari bwo kumugenza kuriya. Ikintu gitangaje ni ukuntu namushutse ngo umusare ntawe uhari, nkajya kwizanira abasore banjye. Muganga ati yose warayamwambuye se? Umwe muri bo basore ati iyo abara amafaranga gusa, na telefone ahubwo yarayigumanye utibagiwe n'imyenda. Twamwambukije yambaye agakabutura k'imbere bugisa, none ga amafaranga. Muganga yarasetse ati nuko wabyanze Gilbert, mba naramukuyemo iriya mpyiko nkayigurishiriza. Ubundi iyo bigenze kuriya ukamwemeza ko igomba gukurwamo uyikuramo ukayicuruza buforode. Gilbert ati nari nzi ko ari yo wamuhemukiye, ariko niba ari ukutekereza undenzeho. Njye nashakaga ko atari waba amara amasa akava hafi yanjye ku buryo atabona ko ashinga ibarizo rye ngo duhangane tujye turwanira abakiriya. Naho ibyo kumwangiriza ubuzima byose nabitekereje. Byahuriranye nuko yari arwaye, noneho naho byumva vuba ko zaba ari impyiko kubera guhora yunamye yihese cyane ko twasozaga akazi tukigira mu mayoga. Kumubwira ko arwaye impyiko rero atajya anywa amazi yabyumvise vuba. Andi mahirwe yari ahari nuko imipaka ifunze. Nari nateguye ariko sinari nateguye kumwica. Muganga ati ibyo wakoze ntaho bitaniye no kumwica. Ubusubwirwa n'iki katiyahuye nyuma yo kumenya ubugome bwawe? Ahubwo se yarapfuye urumva utabuhombye kuko yabapfanye impyiko zombi. Bakomeje kubijyaho impaka. Umwe muri bo basore ati nimutuze twinywere, wasanga namwe hari umuntu uri kubategurira kubicaza hasi. Uko yemukira abandi bigakunda, ujye umenya ko no guhemukirwa nawe bitakwanga. Njye namwambukije nk'ibisanzwe, namutwaye nk'uko natwara abandi. Undi wasigaranye imyenda ati nanjye nashutswe nawe wowe Gilbert, ibintu wakoze tubishyize hanze wahanwa kuko turabatanga buhamya. Wowe na muganga twabashyira hanze tubishatse. Izo mpaka zatumye Gilbert ahangayika, abemerera amafaranga menshi ngo bazabigire ibanga. Ntiyatekerezaga kuzasubira mu gihugu cye na rimwe kuko yari yarafatishije imahanga. Mu buryo butari bwitezwe, ibihugu byombi byagariwe umwuka mwiza hagati yabyo, bigirana amasezerano y'amahoro, imipaka irafungurwa. Ibikorwa by'ubucuruzi byari bifunguriwe amarembo nka mbere, kohereza no kwakira ibiva ahandi byoroshye. Gilbert yarabyishimiye kuko mbere yo gufunga imipaka hari abantu bamuranguriraga biwabo. Yabohererezaga intebe nziza, ameza, ibitanda, inzugi n'ibindi byose watekereza bikozwe mu biti, aho afite amasoko menshi. Imipaka igifungurwa yarabahamagaye bamubwira ko babonye undi muntu uzajya bibagezaho byoroshye. Yarababajije ati uwo muntu usandusha gukora ibintu bisa neza kandi bikomeye? Nabo bati ntaho muhuriye ahubwo abatuguzeho ibikoresho twaranguye iwawe bamwe baduteje ingaru ngo usanga biri gusadagurika bitamaze n'amezi 3. Gusa baratuje batugarura icyizere kuko umuntu turanguraho wakoresha imbaho zumye neza kandi zikomeye. Gilbert ati ninde se?
bamubwiye ko yitwa Jado yumva atamuzi, umujinya uramwica, agumana amasoko yo mu gihugu yari arimo. Ibyo kohereza ibintu hanze byari birangiye kuko bari bariboneye umuntu bibagezaho byoroshye kandi akabibahera ku mafaranga make cyane, utibagiye ko byabaga bikomeye. Icyamubabaje kurushaho nuko yatangiye no kubura amasoko yo mu gihugu yabagamo. Bari batangiye kwigurira ibyavaga hanze byo mu gihugu avukamo. Yabarereje umuntu bibaranguza asanga ari Jado nanone. Noneho yaramurakariye cyane, atangira kumwifuriza ibi byose bibaho, yibaza ati uwo Jado nkuye ku mugati ni mu ntoki. Yatangiye kumwigaho gusa kumumenya biramugora. Amakuru yamenye nyuma ni uko uwo Jado yari yarigeze kuba umupolisi. Yatinyemo kuva agerageje uburyo bwose bwo kumuhemukira yabigwamo, yigira inama yo gukorana nawe, ashakisha nimero ze paka zibonye. Yaramubwiye ati Jado, shaka ko ibyo ukora byose wajya ubyohereza inaha, amasoko yo muri iki gihugu yose ukayareka bakajya babirangura bivuye iwanjye. Jado ati ariko nari maze kubona abakiriya benshi kandi bafite gahunda, ibyo nkora byose biragurwa, nta mukiriya wundi nkeneye. Gilbert ati nyamara mu mwanya nkumvishe uko byakagenze. Yamuteze amatwi Gilbert ati wowe wababwira ko uri gukorana nanjye bakajya babigura iwanjye, nabo byaborohereza bakajya babifatira hafi, kuko nubwo wowe bahera make hiyongeraho n'ingendo bigatuma bahenda abaturage. Wowe byemere nzajya nguha amafaranga baguha ndenzeho n'ay'agacupa, nabo bajye barangura iwanjye kandi bazabyishimira cyane ko ibintu bizaba bituruka iwawe. Jado yavugiraga kuri telefoni Chris amwumva, yanze kumuvugiramo. Basoje kuvugana ati Jado, uwo mugabo muri kuvugana yitwa Gilbert. Jado tumumenye ute? Aramusubiza ati wibagiye umuntu nakubwiye wankoreye bwa bugome agatuma n'umwana wanjye w'imfura bigenderamo. Jado ati kumbe ni Gilbert. Chris ati noneho rero dore uko tugiye kubigenza, mureke dukorane nzabona uko muhisomo. Jado nk'umuntu wabayeho umupolisi yamubajije yirakaje ati ushaka kwihorera? Chris ati bisa nabyo. Jado ati amategeko ntabyemera, ahubwo wakusanya ibimenyetso ikibazo kikazakemurwa n'ubutabera. Jado yemeye ko agiye gukorana na Gilbert, abakiriya basezeraho ababwira ko ibyo yabohererezaga bazajya babibona kwa Gilbert. Babyakiriye neza kuko ibiciro byari byabindi, amatike yo yari yagabanutse. Gusa bari bazi ko Gilbert ajya avangamo ibintu bitujuje ubuziranenge, kandi nawe ku mutima yari yarapanze kujya avangamo ibya pirate. Umuntu yaza ashaka nk'intebe 5 ziturutse kwa Jado akamuvangiramo 2 yikoreye mu buryo bwe. Bakomeje gukorana mu gihe kitari gito, noneho Jado amusaba ko babonana. Nubwo bakoranaga hari abakozi babaga bashinzwe ibyo kohereza amafaranga no kuyakira, ariko bimeze no kubikoresha. Gilbert ntiyarazi ko Chris akorana na Jado. Jado na Chris bifuzaga ko aza akamusanga wakigira nk'umukozi wa Chris. Byari nabyo kuko Jado yari agiye kujya mu kandi kazi. Chris yaramusigayemo amafaranga make cyane ngo ibarizo ryose ribirye. Umupango bari bapanze wari uko Gilbert azaza yabanje kohereza amafaranga yose y'ibyo akeneye, yahageraje kubyitwarira n'umushoferi we agasanga nyirabyo ari Chris. Niko byagenze, yajyanye n'umushoferi bagirana mu ibarizo rya Jado na Chris. Jado niwe wagiye mwakirana urugwiro we n'umushoferi we. Gilbert yageze ahabona amasaha ari kwihuta, asaba Jado kabwira abakozi be bagapakira ibihwanye n'amafaranga yari yohereje hanyuma akagenda. Uwo munsi yari yohereje menshi cyane kuko aramaze igihe ntabyo atwara. Jado ati ni Jado rero, ariko ibi byose si ibyanjye. Uwo nkorana nawe nako boss wanjye ari hafi araje, ashaka ko mubonana kandi nawe nibyo wifuzaga. Wihanganire kuba naritwaye nk'aho ibi bintu byose ari ibyanjye. Chris yahise yinjira aho bari. Gilbert amubonye umusatsi umuva ku mutwe, icyuya kiramurenga, ashaka guhaguruka ngo yiruke. Arebye mu muryango abona hahagaze abapolisi 2 biteguye kurasa. Yatangiye gusaba imbabazi. Chris utari wakagize icyo avuga abaza umushoferi wati sohuje abaye iki? Gilbert ati Chris rwose imbabarira, wibaza umushoferi icyo mbaye, wowe ubwawe uzi ibyo nagukoreye. Yakomeje gusaba imbabazi. Chris ati noneho subiramo ibyo wankoreye byose ubusabire imbabazi, uvuge n'icyo wifuza nyuma yo kuba nakubabarira. Yatangiye kubisubiramo. Chris ati buretse mpamagara umugore wanjye aza kurebe kuko yifuza kukubona. Rosine yarahageze. Gilbert atangira gusubiramo ubuhemu bwe bwose ahereye iruhande. Yamaze kubusubiramo asaba kubabarirwa, avuga n'icyo yifuza nyuma y'uko bamubabariye agira ati basi ugumane amafaranga nohereje ariko ntibamfunge. Chris ati urakoze kwemerera ibyaha imbere y'abantu bangana batya barimo n'abapolisi, ariko ibyo kukubabarira ubyibagirwa. Icyambere ntushaka gufungwa ariko njye narafunzwe, basi iyo bamfunga kuko byo byari byoroshye. Icyambabaje cyane nuko wankuye umutima ugatuma uvuga ko ndwaye impyiko. Narihebye numva ko bindangiriyeho, bansuzumye basanga ntarigeze nzirwara. Ubu se wari uzi ko ibyo wankoreye byatumye umwana wanjye w'imfura apfa? Umugore wanjye Rosine yamenye ibyo wankoreye agira ikizengerera, agwa hasi mu buryo bubi, birangira umwana waburaga iminsi barirwa ku ntoki ngo avuke apfa. None ushaka ko nkubabarira? Ubwo se nakubabarira? Urumva umugore wanjye yakubabarira? Ubu se nta bandi wahemukiye? Gilbert yagiraga umutima mubi, ariko ntiyari yagahemukiye abandi bantu benshi nk'uko yahemukiye Chris. Amafaranga yari yohereje yarakubye kabiri ayo yambaye Chris. Chris ati kuko babarira wifuza ngo nuko nkureka ukansigira amafaranga ugasubira yamara amasa, ariko nta mafaranga yawe nshaka. Icyo nshaka nuko uhinduka, kandi kwizera kutazongera guhemuka utari muri gereza byaba bigoye. Ukwiriye guhanirwa ibyo wakoze, ubutabera nibwo buzagukanira urugukwiriye.
Uwo mwanya Gilbert yambitswe amapingu ajyanwa muri gereza, umushoferi we yatse imodoka arataha nta kintu ajyanye. Iby'amafaranga bari bohereje Chris yari yayagumanye ngo azakurikize ibyo amategeko azamusaba. Muri gereza Gilbert yumvaga atazi ahari. Ibitekerezo byari byagiye kure cyane. Kubera ko yari afunzwe byari gutuma abantu bose bazamenya ubuhemu bwe bamutakariza icyizere, abo yakoranaga nabo bose bakamuvaho. Ibyo byari bisobanuye ko ubucuruzi bwe n'ibarizo rye byose bihagaze mu kanya nk'ako guhombya. Yari agiye kumara igihe atazi muri gereza kuko ibyaha yari yarakoze byari byinshi kandi byaragize ingaruka zikomeye. Ubuyobozi bwo mu gihugu cy'iwabo aho avuka aricyo yari afungiwemo bwagombaga kuvugana n'ubwaho yaturutse, aho yari yarimukiye kuko yari afite ubwenegihugu kugira ngo bazakurikirane na wa muganga. Ibyo byarabaye nyuma y'igihe kitarambiranye nawe arafatwa, bitangazwa no mu bitangazamakuru byose ko uwo mugabo wari ufite ibitaro byigenga yabeshyaga abantu ko barwaye indwara zikomeye kandi batazirwaye kugira ngo abone uko abagurisha imiti ihenze. Abaturage bumvise uyu mukuru bashaka gukora imyigaragambyo, gusa bashima ko amenyekanye ububi bwe bugiye hanze. Ibitaro bye byarafunzwe kugira ngo babanze bakore iperereza neza ku miti yatangaga ngo barebe niba yarabaga yujuje ubuziranenge. Ikindi bakoze iperereza kugira ngo bamenye ko nta bandi bantu yaba yaragurishije ibice by'imibiri yabo nk'impyiko ababeshya ko zirwaye. Kubera ko yarazwi cyane mu gihugu, ibyo yakoze byaragize ingaruka kuri benshi kandi bisa naho batazigera bamuvumbura. Icyo gihugu kikaba cyari kibafashije kumushyira hanze, byatumye wa mubano wabyo wongera kwikuba kabiri uba mwiza kurushaho. Ba basore bamwambukije umwe agasigarana igikapu cye, bo ntibigeze bafatwa. Rosine yiruhukije umutima kuko umugabo we yarahorewe mu buryo bwiza nubwo umwana wabo atari kuzuka. Gusa naho byari bihuriye no kuba babahemukiye bari kwidegembya mu mahoro. Jade yaretse akazi ko mu ibarizo, ibintu byose bisigarana Chris. Noneho yateye imbere karahava, amahirwe aramusekera, Rosine abyara undi mwana. Kugeza ubu Gilbert aracyari muri gereza, ategereje ko ibihano yahawe birangira agafungurwa. Uko niko bimeze kandi no kuri wa muganga. Nawe aracyafunzwe, ubu yari yakiriye, ategereje ko imyaka yakatiwe ishira agasubira hanze. Icyakora bombi bamaze gusobanukirwa neza ko ibyaha bakoraga byari bikomeye. Barihannye bumva ko babaha andi mahirwe yenda bagasubira mu mirimo bahozemo, baba inyangamugayo ndetse bakabanira neza buri wese nubwo nta kintu baba bahuriramo. Bandikiye amabaruwa Chris bamusaba kubababarira bagakora ibihano byabo bafite imitima ikeye. Ibaruwa Gilbert igira iti: Chris, hano ndi muri gereza navuga ko ubuzima nabumenyereye, ariko nzi ko umunsi nasohotse isi ntazigera nyimenyera kuko ibyo nagukoreye byangije ubuzima bwanjye bwo hanze. Kubisubiramo no kuvuga ingaruka byateje byagukomeretsa wenda. Icyo nifuza ni uko wambabarira nibura nkagira umutima utekanye mbikesha kumva ko nababariwe. Chris na Rosine bananiwe gufata umwanzuro. Chris niyifuza kongera kumubona mu maso, na Rosine nuko. Buri gitondo basoma iyo baruwa, Chris yashaka kujya kumusura ngo amuhe imbabazi, Rosine agatera hejuru avuga ati yatumye umwana wacu apfa nyuma yo kugerageza kukwica. Izo mbabazi zikuye. Ibyo bituma Chris yongera gutekereza ku bugome yakorewe, imbabazi zikabura. Iyo bagiye gusenga basaba Imana kubaha umutima w'imbabazi nubwo kugira ubu batarawugira ngo bazitange. Gusa nabo bazi ko ari byo bikwiriye, wenda umunsi umwe bazabikora nubwo bwose bizabagora. Uyu ni wo musozo w'inkuru yacu. Mboneyeho no gushimira wo kundi inkuru tubagezaho. Niba niyo wayikunze ntiwibagirwe kubitwereka. Bibaye rero ubwa mbere dukurikiye ukaba utarakora subscribe, wayikora nonaha kuko inkuru nk'izi ntakagaruka. Ntuzacikwe n'izo ubutaha.